The Zoom TV 24. Banyita niba Fabrice ufite imyaka 19. Ufite imyaka 19. Urabona ufite ubugufi bukabije. Ni nako abo mu muryango bameze nabo bafite ubugufi cyangwa niwe wenyine? Ni nje nyine. Bakubwira ko nibura ufite nka metero zingahe? Metero. Ntago bari babimbwira. Wangonze na mani na bwaje na chinije. It's a one cause I stop in game and ready. Anytime you want me, you call me. Uranyira no mubandi. Nangu kama pazu bubandi. Africa ino baranzi. Baby girl pull up for me. Turaza kwirira gatunda. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Kuganira haya wagize amahirwe yo kwiga. Ntabwo wagize amahirwe yo kwiga. Ntabwo nagize. Ako wumva ushaka kwiga wasubira ubonye ubushobozi mbonye nasubirayo. Ikibazo ni ubushobozi. Tuye kuganira tubwire ku buzima ubayemo, tubwire n'ibyifuzo byawe. Siko bimeze? Reka tugane wumve wisanzuye nta kibazo, sibyo? Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye, abatari kubona aho turi neza turi ku Gisenyi, ahantu bahita muri Buhuru. Hano ni muri Buhuru. Turi kumwe n'umutumirwa w'uyu munsi, turagira ngo utangire tubwira amazina yawe, ufite imyaka ingahe? Banyita niba Fabrice ufite imyaka 19. Ufite imyaka 19. Dufuka mu bana bangahe, mu muryango w'abana bangahe? Muryango w'abana 5. Abana 5. Turabona ufite ubugufi bukabije. Ni nako abo mu muryango bameze nabo bafite ubugufi cyangwa niwe wenyine? Ni nje nyine. Bakubwira ko nibura ufite nka metero zingahe? Metero. Ntago bari babimbwira. Fabrice none mu ntoki turagira ngo wenda tubwire ku buryo burambuye umwana wa kangahe, imyaka yawe, utubwire hanyuma ufite ababyeyi bombi ubayeho gute? Ababyeyi bombi ndabafite. Ndi umwana wa mbere mu rugo. Uwe mwana wa mbere mu rugo. Wisanze ufite ubumuga bukabije, bw'ubugufi bukabije. Wabyakiriye gute? Nabyakiye nefashe nkaho nta birenze. Bagufata gute mu rugo ese kugira ngo ubuzima bwa buri munsi nyine? Ubuzima bwa buri munsi? Uyu munsi papa na mama ntago babana. Ariko nyimbana na papa. Ubana na papa? Kubera iki wahisemo kubana na papa wenda kurenza ko wabana na mama? Kubera iki? Nuko nari maze kubona ibibazo bibaye. Bagiranye amakimbirane wenda sinzi bishobora kuba ari iby'imiryango bakaba baratandukanye. Niko byagenze. Wenda nk'umuntu ubana n'ubumuga bw'ubugufi bukabije, tubwire ko ubuzima bwawe ubayeho gute, ubuzima burakoroye, ese warize, duheraho? Ubuzima mbona ukuntu mbayeho gutya nta birenze. Ari kugira nyine mbona pe nta birenze. Ubu mpamvu nabimugaje ku buzima urumva kesha abantu bafite ubumuga rye bagorwa n'imibereho. None wowe byakubitana no ko papa na mama batabana, ese kubaho mubaho neza ubona ibyo kurya hamwe? Ibyo kurya turabibona. Aho ubona ufite imbogamizi ni hehe? Aho mbona mfite imbogamizi ko twaze tuganira umbwira ko utize, kubera iki wenda utize akaduheraho? Kubera iki natize? Naje kugira ikibazo cyo kubura nyishurira. Wabuze ubushobozi. Wagarukiye mu wakangahe? Mu 6. Mu 6 primaire. Ese uracyafite ubushake ku buryo ubonye wenda nk'umuntu wagufasha kwiga ushobora kuba wasubira ku ishuri? Nasubirayo. Tubwire wavuyemo umaze nk'imyaka ingahe uvuyemo? Maze imyaka 3 mvuyemo. 3 uvuyemo. Ubwo none ubwo mu buzima busanzwe ukora iki? Ntacyo. Wowe gutyo gusa nta kindi kintu ukora. Ako wumva nyine wagusubiza ku ishuri wasubirayo? Nasubirayo. Nose wenda mu buzima bwawe panga iki? Byakwa umuntu wese abagira plan akavuga ati n'imipango yanjye ejo hazaza azamera gute? Wowe kintu mpanga? Ubundi kintu mu buzima ninjye numva nshaka ni ikintu kimwe. Cya mbere ni amafaranga.
uzayageraho gute uzi gukora akazi gatandukanye akazi ndakazi ndakora ukora nk'iki nk'urugero gukora hari umuntu ubona umuntu ufite ubumuga akaba yanamusuzugura akaba yatibona nta kintu yashobora twe turajya wenda tuvuge ku buzima bw'umuntu ufite ubumuga ariko nanone n'ibyo ashoboye kuba yakora njye nk'ikintu nkora nk'iyo mbonye nk'umuntu ndamesera akankubita na desa ndabikora kuvuga ngo wowe akazi ka kenshi nako kumesera nk'abantu bakaguhanga amafaranga umva ariko akazi kazagutunga cyangwa ubonye n'akandi ubundi washobora gukora iki kindi n'akandi byose nta kazi kananira ubundi urebye n'ak'ikiyede iyo nkabonye ndagakora n'ak'ikiyede uragakora ariko ntabwo aba ari byo wifuza wowe wifuza wenda nko kuba wiga tubwira inzozi zawe ubundi n'izi inzozi zanjye ubundi njye mbonye amafaranga ibindi byose biba birangiye nta kindi ndavuga nk'inzozi zawe zazaza urumva niba ushaka kwiga abantu benshi iyo bari kwiga aravuga ati ndiga ariko ejo bundi nzaba minisitiri ejo bundi nzaba umuganga wakuze ufite izihe nzozi inzozi nakoze nzi yuko nzaba umuganga wenda kwiga ntibyashoboka ariko na n'ubu uracyazikomeje se ku buryo uvuga ati mbonye umuntu usubiza mu ishuri nakwiga nakiga paka mbegezeho kuba umuganga hano hanze se urumva kominote ahantu tuba hano hantu utuye aho uba hari igihe wenda babona umuntu ufite ubumuga ugasanga baragushungeye tubwire hano mubana gute abantu ntabwo bakubangamira bimeze gute niyo bambangamiye bitewe n'ukuntu njye mba nariyakiye ndabihora nkikomereza tubwire nk'imbogamizi wakunze guhura nazo wenda bitewe n'ubumuga bwawe imbogamizi mu mibanire n'abantu urumva umuntu abona hano abantu bagushungeye ni benshi tubwire nyine njyewe nka gutya ndi gutambuka akagera n'unuka ibyo ndabyihorera kuko ubu namaze kwiyakira nta kintu kikintera ntuzihungabana ariko turajya ngo wenda tubwireho gatoya ku buzima bwawe urumva umuntu ufite ubumuga kenshi ntabwo abantu bakuze no kumwiyumva bahura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye rimwe na rimwe zigatuma n'ubuzima bwe busubira inyuma we nk'izi mbogamizi wakunze guhura nazo ku buryo umuntu yavuga ko zibangamiye imibereho cyane cyane yaba afite ubugufi imbogamizi zaje kugera ubundi hari igihe cyageze ababyeyi bose baragenda icyo gihe nabayeho nabi ariko njye nkaba nari mfite isezerano ry'Imana rivuga yuko nzabaho nabi ariko nkabaho nyuma barongera baragaruka nibwo VS ansaba yuko twongera tukabana ndamwiharira turabana ababyeyi baba baragutaye kubera iki kubera ko wavukanye ubumuga ntabwo nzi impamvu yari yabiteye abantu hanze wenda tuvuge mu miryango ahandi bo barakwakira nta kibazo kuko hari ubwo usanga n'imiryango nanone ngo ihakata umuntu wavukanye ubumuga ntibamwiyumvemo njye nta kibazo kindi mfite imiryango barakwakira neza nta kibazo baranyakira pe iyo urebye hano nk'abantu wenda muba mufite ubumuga cyane cyane ko nta ruhare umuntu yaba yarabigizemo ni uko Imana iba yaramuremye musaba iki cyane cyane abantu nk'abantu mubaha hamwe abantu bakubona uri mu ngufi hari umuntu udashobora gukeka ko ufite imyaka 19 ibyo gutyo umuntu ndebye ntabwo yapfa kubikeka benshi bateka bajya babikubaza ko imyaka yawe bajya babimbaza ukababwira ko ufite imyaka 19 bikabatangaza hari amazina bamwe na bamwe bakunda no kubita we nawe bigeze bakwita ku buryo wumvaga wenda biguhungabanyije njye barayanyita ariko nkabihorera no gute nk'iyo banyisanga ndi igikuri ndabihorera bakunda kubikwita se cyangwa wenda n'ababa batakuzi barabinyita pe wowe ni irihe banga ufite ryo kubirenga ibanga ukabirenga ntubyiteho ugakomeza urugendo rwawe njye nyine ni uko nzi yuko ibintu bigeze njye ndabihora nkikomereza nkigendera ntabwo nirirwa mbiteraho komenti ndende hari abajya kubangamira agashaka wenda nko kumukubita se guhohotera kumbangamira rimwe na rimwe hari igihe ngira nkahora nabo ariko njye nkabihorera tu rega ntabwo kubihorera ni nawe muti ariko se wenda tuvuge ubundi mu buzima ukunda iki mu buzima ikintu wumva kiguhesheje amahoro kabisa
ikintu numva kimesheje amahoro ikintu numva kimesha amahoro ni ukurya nkaryama nta kindi. iyo wabonye ibiryo ukarya ukaryama wumva utuje. Ibintu bikubabaza se? Ibintu bimbabaza njye ubu ngubu aho bigeze hano kubabara njye nabyikuyemo. Kubera nta kintu kijya kikubabaza kumbabaza nta kintu njye aho ngeze hano nta kintu gipfa kumbabaza. Kubera iki basa nk'umuntu wanyuze mu bintu byinshi byakubabaje ku buryo wumva nta kintu kikubabaza? Ibintu byinshi byanabinyuzemo ariko birangije bigera nyuma mbyikuramo. None nagiye kuranda bose. None reka mwibarize ababyeyi bawe, wenda warakuze wumva inkuru z'ababyeyi bawe ko bakubyaye bagasanga ukisanga ufite ubumuga, wumvishe barakwakiriye gute? Bakomeje kugufasha gute? Bamfashije nk'abandi bana. Bamfashije nk'abandi bana, nta kibazo nigeze mpura nabo ngiri kumwe nabo. Hanyuma wenda tugana ku musozo mu kanya ufite iyihe mpano ubundi? Nta mpano ujya wiyumvamo se? Impano ujya wiyumvamo? Hari abantu bafite impano yo kuririmba, bafite impano yo gusetsa, bafite impano yo kugira ute, wowe wiyumvamo iyihe mpano? Njye niyumvamo impano yo kuzaba umuhanzi. Noneho ufite n'impano yo kuba umuhanzi? Nibyo bintu numva Imana impaye ubushobozi nazakora. Wumva wahanga ukaba wakwibanda nko guhanga kuki? Hari abaririmba urukundo, abandi bakaririmba ubuzima, politiki, wowe waririmba kuki? Ku buzima. Hari indirimbo wigeze uhimba? Oya. Ariko iyo wicaye uba wumva inganzo irimo? Ibyo nyine njye ndimo ndabitekereza. Hari abahanzi ukunda rero niba wiyumvamo umuziki cyane? Ukunda nk'uyu muhanzi? Harimo Meddy na Afrique na John. Niba ukunda cyane akarimbo kabuze isi, nibura nk'akarimbo ka Juno cyangwa ka Afrique, aho ari we wese aturimbiraho nka gato twisanzure nta kibazo, wumve wisanzure. Kwisanzura? We wumve wisanzuye nta kibazo tu. Niba ari nk'akaririmbo ushobora kutaririmba neza wenda ukayiririmba cyangwa ukanamurusha. Ibyo ngibyo nyine urebye mbese ni nk'ibintu umuntu atakorera ahantu hageze. Mu ruhame aho uritinya rero, nta mpamvu yo kwitinya. Oya, njye ntabwo nitinya. Yatinyuka nari uturimbiraho nka gato, ntabwo waririmba yose. Nk'akarimbo ka Juno cyangwa undi muhanzi ukunda. Wari ugiye kuririmba kandi? Iya Afrique. Hari igihe bizansaba no gufata keredi ariko oya sinkuburiraga RC. I don't know why kuntu baby wamfasha amatwi kuntu wimanukira nka movie za Kibadashi, kubwo twana twose mbona twigize udushadibo kurirenge nyinshi dore twose no dusirimu respecting how any overdose every time Sunday byenyero nkumenyera kado wangonze na mani na body nanchi ninchi icyangwa nuko za staff zazingiye murandi ready wangonze na mani na body nanchi ninchi icyangwa nuko za staff zazingiye murandi ready anytime you want me you call me uranyirahira no mu bandi nango ko amapazu ububandi Afrique ino baranzi baby girl pull up for me turaza kwirira gatunda location omaye ko nayigezemo inyama womaye ko nayishonyeho igisigaye no gushyira amago abo batuvuga mbamena amaso sinagupromisinze benzi sinaguhisha amadeni wankonze ukundi ibyanye ni ubizi utuma nkora agahiti bedeo wankonze na mani na body nanchi ninchi icyangwa nuko za staff zazingiye murandi ready wankonze na mani na body nanchi ninchi icyangwa nuko za staff zazingiye murandi ready anytime you want me you call me
uranyirahira no mu bandi ntabwo ko amapazi ububandi Africa ino baranzi baby girl pura for me turaza kwirira gatunda turaza kwirira gatunda Afrika murabonana cyangwa uramubona amaso ku maso naba ndamubona ku maso wifuza iki mwifuza iki ko azareba ino video video cyo wifuza sinifuza se Itoko. Naba bashaka abantu binzebe wifuza iki sinifuza kubijyanye umukunzi wa Afrika cyangwa Juno muri abo wifuza iki kubigendanye wenda n'ubuzima bwawe uzi tubwira ko ushaka no kwiga wifuza iki kuri bo ikintu nifuza njye ni kuzazamuka nkamera nkabo niba bakumva tubabwire ngo iki niba banyumva mabwire ndi kubasuhuza cyane hanyuma utubazo tw'amatsiko wumva uzashaka nk'umugore ryari none wenda imyaka 19 iracyari mike imyaka 19 numva gushaka umugore ikintu cya mbere ni amafaranga umugore nzamuzana nimara kubona amafaranga uzabanza ushaka amafaranga ukurikizaho umugore wumva wifuza nk'umugore umeze gute umugore umeze ute umugore wese aba ari umugore tu by'inzobe na rukara na ubyibushye na mataye naki ibyo ntabwo umuntu bose aba ari kimwe kimwe nk'uko hari igihe nanone ufite kumuzana ku isura ari mwiza ku mutima ari nk'igisitani ushatse kuvuga hari igihe umuntu aba ari mwiza ku isura ku mutima nta kigenda ngo ntabwo umuntu yapfa gukurikira isura rero gusa n'umutima nabwo umuntu ni ukureba hanyuma dusoza ni iki wabwira cyane cyane abantu babona umuntu ufite ubumuga akwiriye kwakirwa gute akwiriye kumurera gute mu muryango hanyuma umubyeyi we ubyaye nk'umuntu ufite ubumuga akwiriye kumurera gute kugira ngo nawe yiyumvemo ko ari umuntu nk'abandi agomba kumurera amubwira ibintu bigize n'akazajya akomeza kumubwira ibintu biri mutera agahinda hanyuma nk'umuntu ubonye umuntu ufite ubumuga hano akwiriye kubana nawe atekwiriye kumwakira ate nk'umuntu koko atamukomeretse agomba kumwakira nk'umuntu nk'abandi nk'abandi ni ukuvuga gute ubona ubundi abantu bafite ubumuga bafatwa bitandukanye nk'abandi nanone hari igihe uhura n'umuntu akagufata bitandukanye gute buriya akakubwira nabi se akagukubita akagusuzugura abenshi bakunda kugusuzugura ariko njyewe abantu bose mbufata kimwe hanyuma dusoza ni nk'iki se wumva cyo wenda tutavuze twatwibagiwe umuntu ashaka nko kugufasha nk'umuntu ushaka kugufasha watubwiye ko wifuza gusubira ku ishuri hari telefone ugira nta telefone mfite wenda wagira nka telefone ya papa wawe twashyira wenda nko ku kiganiro ku byo umuntu ashaka kugufasha gusubira ku ishuri yanyura kuri papa wawe cyangwa telefone y'umuntu wenda waba uri hafi yawe ndayifite wayivuga 078 91 28 798 iyo ni iyande ni ya papa amazina ye kugira ngo agereye amazina ni Nabana Celestine akoze cyane hari ikindi se wumva cyangwa ufite akandi karapu badukubitira akanyuma ikindi kintu ngira ubu izi saha mbonye urushoro nakora izi saha tuvugana mbonye urushoro nakora ubonye igishoro wakora aya batubwiye ko wakora nk'iki byose ntabwo nabura ikintu nkora imbaraga zifite nta kibazo we ntabwo uri mu bantu basabiriza ku muhanda kuko wowe ufite imbaraga urakora oya ubushobozi urabufite n'ubushake bwose ikibura wenda ni igishoro cyangwa akabura ayo mafaranga yo kuba wasubira ku ishuri nibyo bintu bibura hanyuma amazina ya papa wawe ninde ari kuri iriya nimero amazina ni Ntabana Celestine abana Celestine urakoze cyane Fabrice twaganiriye cyane kandi twizere ko ubu bufasha uzabubona hanyuma ugasubira ku ishuri si ubyifuza gusubira ku ishuri ubyifuza gusubira ku ishuri aho watangira hose hajya wari ugeze mu wa gatatu mu wa gatandatu ndangije wa gatandatu urangije wa gatandatu primaire uzasubirayo nubona ubushobozi uzasubirayo twizere ko undi munsi tuzagaruka twiteguye kugusubiza ku ishuri hari ikibazo se ntuzabyemera nzabyemera urakoze cyane amahirwe masa rero mu buzima sibyo
sawa nawe kandi ugacika intege ntabwo nzacika intege yaguki turi kumwe urakoze. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.